manandurira amaso yanjye ku musozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi nizemera ko ibirenge byawe bitenguza ikurinda nabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana yacu Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira kugira metero mwiza nka Yesu wiga na karate zo mu mwuka karate buriya nta metero ufite sentiri ikomeye nka Yesu buriya iyo watojwe neza ukena akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha yego nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu no mpamvu nafashe urugendo rajya kureba umukozi w'Imana imbere ya kamera turi kumwe na Nishobora byose Pascaline yego Nishobora byose Pascaline niwe turi kumwe tugiye kuganira ku mbaraga z'Imana ndigukunda kubwira abantu ngo twibutsa abantu yuko dufite Imana ivuga yego twibutsa abantu ko dufite Imana isezeranye gasohoza ikanasohoza twibutsa abantu yuko Imana yatoranyije abantu bayo inyuzamo ibyayo ikabibwira bayo vugira ngo amen Imana ishimwe haleluya eka tugumwanya usenge mureke dusenga Imana kongeye kugushima Uwiteka Imana yacu tugushimiye ubone n'imbabazi watugiriye tugushimiye uburyo wabanye natwe no hagucubahiro waturinze waturengeye wabanye natwe waturindiye mu magana menshi y'abanyabyaha ari kuremera ubana natwe izina ryawe nirishimwe uyu mwanya tuje imbere y'ubwiza bwawe tuje imbere y'imbaraga zawe kugira ngo tugirire neza kandi turengere turabajakazi bawe n'abagaragu bawe nyemerera data akanwa kacu kavuga ibyiza kandi kavuga imirimo yawe kuko wera nyemerera nyir'ubugingo buhoraho ubane natwe kandi dushigikire uyu mwanya uje wigaragaze nk'Imana kandi nyemerera ijambo ngiye kuvuga rigere ku mitima ya buri umwe wese ugiye kuryumva abari hirya no hino kandi rihindura ibyanze guhinduka kuko ijambo ryawe n'umuhigi kandi iyo rihize riravumbura mu izina rya Yesu Kristo nyemera ukore igitangaza kandi ukore igikomeye ku bantu bawe kugira ngo izina ryawe rishimwe nanjye ndi imbere yawe data ngiye nivugiye byakwanga nyemerera nkubere mikoro wivugire icyo ushaka ko kiba ko bakozi bawe bari cyo imvuga kugira ngo izina ryawe rishimwe byose mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu rakoze amen Pascal ukumva umeze ute meze neza eka dore ku gitangaza Imana imaze gukora mu kanya sibyo Chimye Imana hano twicaye turi wanyu mu rugo turi wacu mu rugo yego twahuriye n'undi muhanuzi witwa Manishimwe nako Mukeshimana Julienne hari undi witwa Manishimwe Julienne niyo mpamvu nari mbiteranyije yego mu kanya dukoranye ikiganiro tukirimo tugeze hagati mbona abantu buzuye hano iwanyu abya bigenze ewe ndishimye cyane kubera ko hari igihe ushobora kubazana gutya uhanyuze wese akavuga ati se hariya bari kwakora iki muri barabanyabyaha muri barabimeze gutya na gutya muri barabisha abantu ugasanga nta muntu wanatekereza no kwatakatira ariko ibi bintu bimaye icyizere gikomeye cyane ko niyo natabaza abanyumva bimaye icyizere yuko niyo nahamagara hari uwanyitaba nshimye Imana mu mutima kandi nshimye Imana ko havuyemo uwizeye ibyo turimo gukora akizera ko ari Imana turi kuvuga kubivuga nje turi kubiganira kuko nari mpari byanabaye ariko ndi kugira ngo bisangiza abadukurikiye
nibagiye narindi kubivuga bitewe n'amarangamutima nari nagize numvaga ko buri muntu wese yabibonaga ariko nukuri bantu b'Imana nje nawe twabibonye tuvuga ngo tubibasangize bantu b'Imana hano ndatunguwe twasengaga nk'ibisanzwe twaganiraga nk'ibisanzwe ariko nunguwe no kubona hano haje abantu benshi hagira n'abatura hagira n'abihana hagira n'abavuga ngo munsengere kandi nshimye Imana ko umukozi w'Imana byababwiraga byose basangaga ari byo nta n'uwigeze n'abahakanye ibyo bintu byonyine mbishimiye Imana nawe rero uri kutwumva uri kumbona izera ko ibyo Imana yavuganye nawe izabisohoza kandi wizere ko naho byatinda bitazahera Imana iri mu kazi bantu b'Imana Imana iri mu kazi na hano mbonye ko Imana iri mu kazi kubera ko iyo umubyeyi yifashe urengeje imyaka 50 agakira bugufi umwana w'imyaka 22 bivuze ngo Imana ibiri mu kazi ahari ikintu nago bose bagize kwinangira ngo babe nka Farawo mu byukuri narimagaze muri bo muri benshi umwe yavugaga nanjye kibe mfite umwanya nagenda bakansengera buri mwe wese hari numaye ikifuza aravuga ngo musengere agiye kuburana icyubutaka agiye kuburana icyubutaka ngo Imana agereyo abayobozi yageze mu bayobozi abariyo yikorera ubwo rero nshimye Imana mu mutima kandi nshimye Imana n'imbere ya kamera nukuri Imana irakoze kugira ngo ubone abantu barenze 5 bakandagiye mu mbuga yanyu bakurikiye ijambo ry'Imana riri kuvugirayo kandi hari aho bagira bakakwepa bivuze ngo iryo nishimwe rikomeye cyane Imana ishimwe cyane Imana ndayishimye pe nawe uri kubyumva gira kwizera wumve ko nta nyuma ya zera Imana igikora kandi Imana ije mu kazi kawe kugira ngo igira ibyo itunganya yego mw'abantu mwe akenshi iyo turi gukora ibi biganiro tuba twicariye ahantu hakaba ari ku nzira hano turi ku rugo kwa Pascaline ni ku muhanda ubwo rero ntago bisobanuye neza twe turi mu kiganiro nako arabisobanuye neza ariko reka mwunganire sinzo twe turi mu kiganiro n'undi mukozi w'Imana twahuriye hano ni inshuti ye ni naye waduhuje ubwo ari kuvuga Imana abantu mbona baraje buzuye inyuma yanjye noneho nkagira ngo ubwo baje gupinga ariko mbona bose bari gufashwa bati mutubwire iyo cano bizanyuraho bati muduhe nimero mukozi w'Imana niki noneho dusoje numva nanjye umwuka arantegetse nariko aba bantu wabaha umwanya niba ushaka kugira icyo avuga mita mbabaza mwafashwe bati twafashijwe ati sabe ushaka kuvugana n'umukozi w'Imana hari umuma ayisaza apfukama imbere ya kamera kandi icyo nashimiye Imana nuko ibyo umukozi w'Imana yamubwiraga byose byarokore nta na kimwe bivuze ngo Imana iri muri twe nta n'umunsi gwari mwizigera idutererana nta n'ubwo izigera iduhana habe n'umunsi gwari Imana iri mu kazi nayikunze umunsi umwe umwana wayo yajaga mu ijuru yaravuze ngo ntago mbasize mwenyene mbasigiye umufasha ari we mwuka wero uzajya bana namwe uwo mufasha nagazigera batererana nagazavuga ngo nuko muri mu muhanda ngara ngo nuko mwicaye mu rugo runaka ngarabatererana ahubwo igihe cyose aho uzaba uri hose aho uzaba wicaye hose nzamanuka mbane nande namwe Imana ishimwe tuya dukunda kubwira abantu ngo njye ukimpamagara Imana imbwira ibyanjye ibyawe abantu bagapinga ariko njye ndatunguwe uriya muntu ntabwo atuzi nibwo bwa mbere atubonyeho ariko Imana imubwiye ariko ahise yizera yego kwizera umuririmbyi yarinze ngo kwizera kurarema ngo abantu bose bikabageraho ngo abari abanzi bawe bakahinduka abakunzi bawe nukuri Imana ndayishimye hari igihe abantu babize batizera ibyo ukora n'ibyo uvuga bumva ko nyine uri umusazi uri umuntu uri aho ngaho wirirwa ari kugenda ariko one day Imana igakora igitangaza nshimye Imana kuba ni Imana yabanyujijemo no kuza hano ndabashimiye namwe ubwanyu nukuri ndabyibutsa rundi mu hanuzi dukorana ibiganiro twa Clarisse yambwiye ati mbabarira nshaka ko ikindi kiganiro tuzagikorera mu rugo dukoranye ibiganiro byinshi ariko tugahurira ahantu ntabwo turagikorera iwabo nawe namubwiye ko icy'ubutaha rwose tuzagikora twicaye iwabo none wa mugani ikiyo tugikoraho twakoreye icy'ubushize hatari iwanyu
hari ubwo ufashijwe cyane ntabwo mbafashijwe, ubu ndafashijwe, binyongeye imbaraga mu rugendo. Ni ukuri Imana ishimwe. Yego, Imana ishimwe cyane. ukunda kubwira abantu nti Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Njyewe umuntu wese uri kumumugana kumubwira ngo Imana iri mu kazi, babyanga babyemera, Imana iri mu kazi. Kubera ko ni ukuri urebye umuntu uri maso kandi uri kumwe n'Imana, Imana iri kumugirira neza. Kubera ko ubutabazi bw'Imana ntabwo buri gutinda. Kubera ko hari igihe abantu babonye ko ubutabazi bw'Imana bwatinze kubageraho, ariko nyamaze maze kubona ko ubutabazi bw'Imana butagitinda pe. Kubera ko wizeye ufite gukomera muri wowe, izera ko Imana izakugirira neza kandi izagutabara. Yego. Nose muri bari abantu bari bashungeye wowe kuko wari ubarimo, nge ndi mu kiganiro n'umukozi w'Imana mugenzi wawe. Ntabo wumvaga bari gukiritika bataba bari mu biki? Hari uwazaga ari kuvuga ati bari mu biki, ariko yahagera yakumva ijambo ry'Imana akavuga ati amina, ndafashijwe, atunkoze ku mutima. Njye ndi kubumva hari harimo n'abari gushaka kuguruka bavuga ati atuvugiye ibyacu, atuvugiye ibyacu, atuvugiye ibyacu. Yego. Ibiro nanjye babimpaye imbaraga, sibyo? Nyine hari abantu bajya bambwira je nagira ntabihaye imbaraga cyane nyine nkumva umuntu ati nyaboneka Concorde atura tunezeza, atuzi ko iyo mvuye ku kazi mpita ncana televiziyo nkareba niba ari ikiganiro washyizeho, nkumva arambwiye akanyandikira ati ndangije icyo wakoranye na runaka, ati icyo wakoranye n'undi ndagicumbitse, nzagicumbukura ejo, ati rwose gumamo. Nanjye rero nkumva bigize ute, bimpaye imbaraga pe. Ikomeze ibe mu kazi, kandi n'umuntu utari ufite kwizera Imana ijya imukorera ikimwemeza. Yego, Imana ijya imutunguza igitangaza, kandi ikimutunguze atari uko yabigizemo imbaraga, atari uko yabishyizemo amaboko, ahubwo imutunguza igitangaza cy'Imana. Nge ari ibintu bijya bima imbaraga mu rugendo, iyo Imana ivuze igasohoza, nibyo bintu bima imbaraga mu rugendo. Kubera ko ugiye uhanura ibintu nibisohore bakwita umutekamutwe, ariko iyo uhanuye ikintu kigasohora, numva n'utari inshuti yawe araza pe. Nge buranjye nanga urugero, nabwiraga abakuru banjye ni muzakunda Imana, mwabyanga mwabyemera, muzanayikunda kandi muzanayikorera. Ariko nshima Imana ko ubu ngubu iwacu rwose nta muntu iyo uvuze Imana bayumva kabiri, wakumva igitangaza cy'Imana bakacyumva kabiri. Ubwo rero kandi kugira ngo ibyo byose bikorwe ni umugambi w'Imana. Birashoboka ko bamwe bari abasinzi, bandi nyine ari ingurutsi, ariko nshimye Imana ko buri mwe wese ubu ngubu bajya gupfukama ku karaga kavuga ati rwose uwo wahamagara ati nji wawe nje gusenga wese wasanga yarambuye imikeka. Ni ukuri. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hano muri karitsiye si bakwakira ute nk'umuhanuzi, ariko azanjye ndi kwibaza icyo yabaye bagupinga baba binjiye ahangaha. Rero nge ari ukuntu umuntu aba umuhanuzi, ugasanga hari abantu bamwe na bamwe yagiye yicaho, cyangwa ugasanga arobanura ku butoni ngo bitewe n'uri ukuntu ameze ngo ntago nagendana nawe. Oya, nge ntago ndi ariko ndi ku rwego rwawe, mbana nawe kandi tukaba inshuti. Kubera ko nakunze umubwiriza umwe bita Pasiteri Theogene, yavuga ngo nashaka kukubwiriza nimba unywaga inzoga nkamanza nayikugurira, nyuma yaho nkakubwira ikibi cyayo. Nanjye nuko neye kabisa, nukuri. Iyo ndi kubona hari inzu ririmo zitari nziza, ndaza nkisanisha nawe tukaganira tukaba inshuti, nyuma yaho nkakubwira atari kwinzira nubwo yicamo burya ntago ari nziza. Muri uyu mudugudu ni wacu, urabibonye uko bigenze, kandi benshi bari hano nabo muri uyu mudugudu. Nta muntu wahandi wari uhari, ni bake. Abahandi ni bake bari bahari, benshi naba hano. Kandi iyo baba batanyumva kandi batizera n'ibyo mvuga, nta n'uwarara kandagira hano. Ariko ibyo mbishimiye Imana cyane. Nukuri hari uburyo njya nshima Imana nkumva birandenze, nkumva nabuze icyo navuga, nkumva nabuze n'icyo nakora. Ayibwira ngo urihagije. Nukuri. Yego. Imana ishimwe. Gatujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Turasoma muri Zaburi y'121. Zaburi y'121. Zaburi ko ndi kuhabura. Zaburi y'121. Haleluya. Abera lahabonye udasomera mu izuba amaso agapfa, izo mpapuro z'umweru byagira, nawe nje muri telefone irihangana ndareba. Yego, Zaburi 121.
Zaburi 121 indirimbo y'amazamuka. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Niho? Yes. Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe gicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, mbega gutabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe bitenguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana yacu, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana mise ndisanisha n'umuririmbyi. Ngo Imana irinda Abisirayeli, ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe? Birashoboka cyane ko uyu mwanya waba uri kwibaza aho gutabarwa kwawe kwaturuka. Birashoboka ko njyewe Pasikaline n'abandi kwibaza aho gutabarwa kwanjye kwaturuka. Runaka na runaka birashoboka ko waba uri kwibaza aho gutabarwa kwawe kwaturuka. Wasanga uri kwibaza ati mbese urubyaro rwavahe? Birashoboka ko waba uri kwibaza ngo amafaranga yavahe? Birashoboka ko waba uri kwibaza ngo ubukode bwavahe? Birashoboka ko waba uri kwibaza ngo mbese ibyo kurya byavahe? Birashoboka ko waba uri kuvuga ngo imyambaro yavahe? Birashoboka ko waba uri kuvuga ngo mbese nabona aho ndara kabiri ese byaturuka he? Ariko ndagutangariza ngo ku Uwiteka niho bituruka, ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ngo ndetse ngo ntizemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo iturinda. Haleluya. Ngo ntago izemera ko ibirenge byacu bitenguza. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ukurinda ntago ijya hunikira, ngo kandi ntasinzira. Amen. Birashoboka ko waba warihebye uvuga ngo gutabarwa kwanjye byararangiye, ngo nta hantu byavana naho byaturuka. Ariko ndagutangariza yuko Imana yacu itagisinzira. Ku manywa na nijoro ihora itwitayeho kandi tureberera. Birashoboka ko waba urwaye wumva ko uburwayi bwawe bwashyizweho iherezo, wumva ko nta bundi butabazi buzongera kubaho. Ariko ndagutangariza ko ku Mana mu ijuru dufite umuntu tuvugira, ngo kandi ni umukuru w'abatambyi, ngo kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko Haleluya. Ngo izina ryanjye riri ku mutima we, ngo ubwo mvugira nta wundi ngo wamunyirukanaho. Haleluya. Ndagutangariza nkubwira yuko uyu munsi wa none izina ryawe riri ku Mana. Ndagutangariza nkubwira yuko nubwo ubona ko byanze kandi byarangiye ndetse byasizeho iherezo, ubona ko nta butabazi bwaboneka, ariko ndagutangariza uyu munsi ko Imana iri kumwe nawe kandi itazigera guterana habe n'umunota. Haleluya. Amen. Imana yacu iri mu kazi,
Imana yacu ifite impamvu yaje mu isi. Kuba uri mu bibazo so kwitakuzi, kuba urwaye irakuzi, kuba uri mu madeni irabizi, kuba ufite ikibazo irakuzi. Haleluya. Ahubwo ndagutangariza ngo uyu munsi wa none neza y'Imana kugaragareho. Haleluya. Amina. Haleluya. Ngo kuwiteka niho guturuka, ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi, ngo ntizemera ko ibirenge byanje bitenguza, ngo iturinda ngo ntagihunikira nisinzira. Amen. Haleluya. Ngikurinda ntago izigera ihunikira, ngo kandi ntago izigera isinzira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ntizemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo iturinda ntago ihunikira kandi nisinzira. Amen. ngo kumanywa ngo ntago izuba rizatwica, ngo nijoro n'ukwezi ntituzagutinya. Birashoboka ko waba ugenda kumanywa ukumva ko abantu bose bakwitayeho bitewe n'ikigeragezo urimo, ukumva ko abantu bose bagufitiye ikibazo bitewe n'ikibazo urimo runaka. Haleluya. Ariko ndagutangariza nkubwira yuko na nyuma ya zera Imana izikora kandi itazigera idutererana habe n'umunota. Haleluya. Amen. Ngo ntizemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo iturinda ntago ihunikira nisinzira. Haleluya. Imana irinda Abisiraheli, ngo ihora iri maso nisinzira. Ndakubwiza ukuri yuko Imana iri mu kazi kandi Imana yacu itagisinzira. Iyabaye yasinzira gato batwarapfuye twarashize. Nukuri urebye ibikwiruka nkaho umuririmbyi yararimbye ngo amaso yacu ahumutse, ngo akareba iby'Imana iturenza, ngo ibibi biturya ntihagira icyo bidutwara ntibidupfe, ngo imivumo batuvuma nidufate, ngo ubuzima bwacu ngo bwakabaye ubwo guhimbaza Imana. Haleluya. Nyamaze witegereje neza ukareba ingabo zigukikije zishaka kukumira bunguri, nyamaze wamenya ko Imana ifite agaciro ku buzima bwawe, kandi wasanga Imana itagisinzira ku buzima bwawe, wasanga Imana itagihunikira ku buzima bwawe. Waba ufite byinshi bikwirukankaho, waba ufite byinshi biguhiga, waba ufite byinshi bikugendagendaho, waba ufite amadeni, waba uri mu bukode, inzara yaba ari nyinshi, ariko ndakubwiza ukuri yuko Imana yacu itagisinzira kandi itagihunikira ngo ibe nk'abana b'abantu gagacuho kayifate. Haleluya. Ntago igikora ngo inanirwe ngo nirangize igwa gacuho. Imana yacu ihorera iseriye, Imana yacu ihorana imbaraga, Imana yacu ihorana ubutwari, Imana yacu ihorana ubushobozi. Upfa kuba waravuganye nayo gusa kandi warayizeye. Haleluya. Ndagutangariza ko uyu munsi wa none igitangaza cy'Imana cyagera iwawe. Haleluya. Ndagutangariza ko uyu munsi ineza y'Imana yagera mu byawe. Ndagutangariza ko uyu munsi gukora kw'Imana kwagera mu bintu byawe. Haleluya. Kwagera mu kazi ukora, kwagera mu kazi wize ukaba ufite diploma ariko ikaba yicaye ikaguhindurira amateka. Haleluya. Ineza y'Imana ikagera mu byawe. Nabikwifuriza nanjye mbyifuriza ineza y'Imana igere mu buzima bwacu, kandi Imana nisinzire ku buzima bwacu. Haleluya. Imana ihindura ibyanze guhinduka ku buzima bwacu, Imana ihindura amateka ku buzima bwacu, naho twaba tubona ko byanze, naho twaba tubona ko byarangiye, ndetse n'abana b'abantu baradufashe ijambo, ndetse n'abatuvuga baradufashe ijambo, ndetse n'abantu babona ko nta kiza cyaduturukaho, ariko ineza y'Imana uyu munsi tugereho. Haleluya. Ineza y'Imana uyu munsi itwomeho, ineza y'Imana uyu munsi ikora igikomeye kandi bimenyekane ko ariyo twasenze. Nabe kubivuga gusa, nabe mu magambo gusa, ahubwo ineza y'Imana uyu munsi imenyekane ko ariyo twasenze. Imana y'inyembaraga, waba urwaye, waba ufite ikibazo, waba uri mu bukode, ineza y'Imana uyu munsi kugaragareho kugira ngo izina ryawe ryo rishimwe. Ariko umuririmbyi n'ijambo ry'Imana nazaburira tubwira ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Ariko ngo gutabarwa kwacu guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Ngo guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi, ngo kandi ntago izemera ko ibirenge byacu bitenguza, ngo ikurinda ntago ihunikira ngo nisinzira. Haleluya. Ngo Imana irinda Abisiraheli, ngo ihora iri maso ntago isinzira. Naho uyu munsi ndakubwira ngo Imana irinda abagabo, Imana irinda abagore, Imana irinda abakobwa, Imana irinda abana batoya, Imana irinda abasaza n'abakecuru, ihora iri maso ntago igisinzira. Amen. 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 Yego Imana guhumugisha mukozi w'Imana, ntizemera ko ibirenge byacu biteguza, iturinda ntabwo igihunikira. Imana irinda Abisiraheli
ihora iri maso ntisinzira. Ntabwo turavuga Imana irinda bise, ahubwo turavuga Imana irinda Concorde, Imana irinda Pascaline, Imana irinda Julienne, Imana irinda ba bandi bose, ihora iri maso ntabwo agize isinzira. imyaka 60 Yego. ihora iri maso ntabwo isinzira. Yego. akabashingiye abana 5 Yego. nukuri ntabwo igisinzira, Nukuri. ihora iri maso Mm. ntabwo igisinzira. Yego. Nukuri Imana ndayishima. Amen. Amen. Reka dusoze. Yego. Reka tugane ku musozo, reka utange nimero uzagukenera yumva yafashijwe nkanjye, muzafatanye gusenga ubundi unadusengere dusoza. Karibu. Nimero ya telefone ni 079 54 988. Yego, karibu n'isengesho dusoze. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'amahoro watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe, izina ryawe nirishimwe, waturinze waturengeye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nyemerera uko data turi gugusaba tukubwira ngo mbese gutabarwa kwacu kwava he, nyemerera gutabarwa kwacu guturuke kuri wowe, gutabarwa kwacu ni guturuke mu bapfumu, gutabarwa kwacu ni guturuke mu kugambana, gutabarwa kwacu ni guturuke mu kugambanira abandi, abo gutabarwa kwacu guturuke ku Mana yaremye ijuru n'isi, izina ryawe rishimwe. Nyemerera rero data wa twese uyu mwanya ubane natwe, nyemerera utugire neza kuko uri nyiribihe, kandi utwiteho nk'Imana yacu, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen.